Bite mwana? Bwiza. Amakuru yawe? Ntabwo ari meza. Kuki atari meza habaye iki? Gira vuba kandi vuga vuba vuba wenyine. Ngiye mama aranyanga, ngiye yampaye igisasu, ngiye nahuye n'umunyaneza arambwira ati wamwana iki gisasu kijugunye. Ngo mama arakwanga umbabare kugira ngo tukijyane. Igisasu uri kuvuga ni ikihe mu byo wari ufite? Telefone uri kuvuga ni cya gisasu? Yego nyine. Iri hehe aho? Nyine nahuye n'umujyaneza niwe mubwira, yaje arambwira ati wa mwana yenda gukunda, akira se ati ngo so wapfa ndeba, ahita yinyaka arayijyana. Urayimuhereza? Yego nyine kandi ndambwira ko ari igisasu cyavuye muri Congo cyanuritse. Yavuga ko cyavuye muri Congo? Abo bantu se urabibuka? Umwe yarambaye ishati cyacitse, afite n'ibidirede mu mutwe, ariko umusekirite wacu ako yababonye uko yari hepfo yacu, banza yababonye kandi yabamenye. Ubuse tujya aho bakwambura ubu twabahasanga cyangwa bagiye? Cyo kujya kureba twababona. Ahubwo se mama ari he? Ukuntu yanyemereye yahurute we. Yahurute ahubwo utarambwiraniye telefone yagiye ngo bayikwibe, ngo ni igisasu. Ngo ni igisasu. Tugende tujye kubarebera ntabwo wabona.